Pastor Julienne ni umwe mu bavugabutumwa bukunzwe cyane muri iki gihe mu Rwanda. Uyu mugore akunzwe bitewe n'inyigisho ze ahuza n'ubuzima bwa buri munsi, ubuzima abantu banyuramo byagera kubiganjemo urubyiruko bikaba ibindi. Nubwo amaze imyaka isaga 20 muri uyu murimo, uyu mugore atangiye kumenyekana mu gihugu hose mu myaka mike ishize, ndetse n'inyigisho ze zimaze gucengera benshi ndetse zanatumye agwiza igikundiro mu buryo bukomeye. Mwaye ikaze kuri YouTube channel ya Story House, aho mu kiganiro cyacu cy'umunsi tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku buzima bwa Pastor Julienne Kabanda. Nkuko nayo mbikomojeho haruguru, amaze imyaka 24 muri uyu murimo, ariko hatangiye kumenyekana mu gihugu hose imyaka mike ishize, ndetse n'inyigisho ze zimaze gucengera benshi. Ibi byatumye agwiza igikundiro mu buryo bukomeye. Uyu mubyeyi w'abana 4 afite imyaka 41 y'amavuko, akaba yaratangiye kuvuga ivugabutumwa akiri muto cyane, dore ko afite imyaka 18 gusa. Aganira n'igihe ku bijyanye no gukizwa, yavuze ko gukizwa ari cyo kintu cya mbere cyamuhaye umunezero mu buzima bwe, ndetse agakuramo kunyura gukomeye. Yagize ati, natangiye ivugabutumwa mfite imyaka 18 gusa. Uyu munsi byamaye kunyurwa mu buryo ntashobora gusobanura. Umuntu ahora n'inyota yo kwigwizaho ibintu, ariko guhura n'Imana nicyo kintu nabonye gikomeye cyane. Navukiye mu muryango wa gikristo, ariko utari muri iri vugabutumwa ry'uyu munsi. Ubuzima bwanjye rero mbere yo kwakira Yesu, urumva niyo myaka mike ugereranyije niyo maze ku isi. Muri iyo myaka rero nari maze guca mu bintu byinshi. Pastor Julienne yakomeje avuga ko akiri umwana yakundaga umuziki mu buryo bukomeye, akaririmba, ari nakajya kubyina mu tubyino dutandukanye mu mujyi wa Kigali, ibyo benshi bita kumasura. Ariko uyu mugore yemeza ko iyi Imana itaza kumufata akiri muri iyo myaka byari kumukomerera cyane. Avuga ko kubera uburyo yaririmbaga indirimbo za Brenda Fassie byageze naho bamumwitirira. Ati, naciye mu muziki nkunda ibintu byinshi by'abakobwa bakiri bato, atari ko naje guhura n'Imana hazaho guhinduka mu buryo budasanzwe iyo biza kurenga iyi myaka. Sinzi ukuntu byari kugenda. Umuziki ni impano Imana yari yarampaye, narabikundaga. Ati, muri iyo myaka yanjye y'ubuto nari mfite itsinda twaririmbanaga karisha umuryango wanjye, kubera ko nari nkiri umwana kandi ari ry'abakobwa bashabutse. Julienne kandi yakomeje agira ati, twagiye mu bitaramo byinshi, twagiye mu tubyiniro kubyina kandi tukabona amafaranga. Umuziki wari kimwe mu bintu byantwaraga cyane. Ati, nakundaga kuririmba cyane, nsubiramo indirimbo z'abahanzi Brenda Fassie, nasubiyemo indirimbo ze nyinshi n'abandi bahanzi. Ati, hari n'igihe kandi Brenda Fassie yaje mu Rwanda atarapfa, tugira amahirwe yo gukorana nawe. Uyu muvugabutumwa uri mu bakomeye kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda, avuga ko kugira ngo akizwe byaturutse ku mukozi w'iwabo bari bafite wari ukijijwe, uyu waterwaga intimba n'imyitwarire yari afite, akemeza kumusengera ngo azakizwe. Julienne yagize ati, ijoro rimwe mvuye mu kabyiniro, hari igitaramo twari kujyamo, bukeye bwaho rero ntashye nibwo nahuye n'Imana, hari saa 9 z'igicuku tuvuye mu kabyiniro. Naratashye nsanga umukozi wo mu rugo yashyize Bibiliya mu cyumba cyanjye, ndaryama ariko mbura ibitotsi. Amakuru yo namenye nyuma y'uko uyu mukozi yabonaga nsohotse uko nambaye, ngo byamazaga agafata amasengesho akansengera. Urumva n'uwo munaniro mvuye kubyina rero numvaga ko mpita nsinzira, kuko sinajyaga mbura ibitotsi, ariko icyo gihe narabibuze. Narabyutse mfata Bibiliya ndavuga nti reka nisomere. Ati, ntabwo nasomye Bibiliya nshaka ngo nunguke ugereranyije n'ibyo nari ndimo. Julienne yakomeje avuga ko yayifunguye akabura inkuru yashakaga, ahubwo akahita ko ku ijambo riri mu byahishuwe rivuga uburyo abantu bazacirwa imanza ku munsi w'imperuka. Abumbura ahandi, Julienne ngo asomye ijambo rivuga ngo kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Aya magambo yombi yakoze ku mutima uyu mugore, maze muri iryo joro aririra Imana, aratakamba maze asaba imbabazi. Bukeye bwaho ngo Julienne yahise ajya gusenga, maze atangira urugendo rwe gutyo. Ati, nahereye ubwo njya mu rusengero, nahise njya mu rusengero rwitwa Rwanda for Jesus, niho namenye byinshi ku rugendo rwanjye mu nzira y'agakiza. Ati, ngeze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, nahise mba umushumba mu kigo twigagaho i Nyanza muri Espanya. Uyu mugore kandi nyuma yaje kuvayo maze agaruka mu rusengero rw'iwabo, maze ngo abashumba bakomeza kumufasha. Nyuma y'igihe gito avuye muri iryo shuri, nibwo yaje gushaka, maze ngo umugabo we Imana imuhamagara gushinga urusengero rwita Jubilee Revival Assembly. Uyu mugore avuga ko ikintu yakundiye umugabo we witwa Pastor Kabanda Stanley uyobora Jubilee Revival Assembly Church, itorero rifite icyicaro i Remera, ari uko ari umuntu ukunda Imana mu buryo bukomeye. Ati, kugira ngo tubane twamenye dusengana, n'umwe mu bayobozi nasanze mu rusengero, namukundiye umutima yari afite gukorera Imana bitareba inyuma no kwitangira Imana. Kuri ubu uyu mugore ararishunga no kubera igisubizo ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bwo mu mutwe
ibi navuga ko nawe yaciyemo. Pastor Julienne avuga ko yatangije ishuri ryise High Hopes rigamije gufasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe batinze kuvuga ndetse bafite n'indi myitwarire idasanzwe batewe n'ibibazo byo mu mutwe. Ni ibi navuga ko bimuraje ishinga bizabera igisubizo ababyeyi bafite abana bafite ubumuga. Ndagushimiye cyane twanye muri iki kiganiro aho twareberaga hamwe icamake ku buzima bwa Pastor Julienne Kabanda, umwe mu bavugabutumwa bakunzwe cyane muri iki gihe bitewe n'inyigisho ze ahuza n'ubuzima bwa buri munsi abantu banyuramo byagera ku biganjemo urubyiruko bikaba akarusho. Nitwa Ingabire.